Tuhuje buri muntu wese ukurikirana Tele Montagne Rwanda. Birasa naho uyu munsi muri iki kiganiro tudafite inkuru nziza yo kuvuga. Umunsi ku wundi abantu barapfa. N'ubu ngubu bari gupfa. Mu gutekereza gupfa, benshi twisanga mu bwoba butagira ingano. Ari nayo mpamvu bamwe muri twe tubyuka mu gitondo dushimira Umuremyi tutarabona na rimwe, ariko twizera kurusha abandi bose babayeho. Uwo mvuga ni Imana Data ya twese, niko tumwita. Iyi mibereho n'ubundi isa naho ari iya nyayo, kuko hari ibintu byinshi biba bishobora kubusanya n'ubu buzima tuba tubona nk'ubusanzwe. Iki ni ikiganiro waba warubizi ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Tele Montagne Rwanda. Mureke tuvuge ku gusinzira nk'ingaruka mbi cyane. Hari abantu uyu munsi baryama akaba ariyo nkuru babaze ya nyuma ku isi, ubundi bakabyuka bapfuye cyangwa se bitabye Imana. Kenshi cyane iyo tubyumvise biradutungura, ariko ushatse wabyita igitangaza kuba uryama uyu munsi ukabasha gukanguka nta nkomyi. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi rero, reka tuvuge ku cyo twakwita nk'ikiza kamere ku buzima abazi mu ndimi z'amahanga bakwita sleeping apnea cyangwa se basanzwe bita sleeping apnea. Ngiyi imwe mu mpamvu zibasira abantu bakabyuka bapfuye burundu. Wigeze utekereza nibura rimwe ugiye kuryama ukibaza niba uri bukanguke? Sleeping apnea bibaye ari umwaka wawe ishobora kuzagukoraho rimwe nawe ntukanguke ukundi. Nibyo ndavuze ngo ukitaba Imana. Muri iki kiganiro mureke tuvuge kuri iyi ngingo rero. Kuba umuntu twasangiraga mu kanya twaryama tubyita kuruhuka tugasanga nta gihumeka biterwa n'iki? Niki gishobora gutera umuntu wari muzima gusinzira ubutazagaruka burundu? Nyamara nanone ibyo byose bikamuba atararwaye, nta n'ikibazo na kimwe yari afite, nta n'uwamubwiriye nabi, ahubwo byonyine gusinzira. Bahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Urebe munsi iyi video mureba ahantu tukurandisha mu subscribe muhakande, muzajya mubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoheye cyane. Ikaze. Mu myizerere ya kera y'Abagiriki ni mu Bugiriki bakundaga kuvuga ko ibitotsi ari impanga y'urupfu cyangwa se byombi bikaba ari abana b'ibigirwamana by'umwijima nijoro byigira abantu cyangwa se byigiza abantu. Iyo myumvire yakomeje gushyira isano hagati y'ibitotsi n'urupfu, ku buryo n'umuntu uryamye agapfira ko afatwa nk'uwapfuye neza kandi mu mahoro. Yumva kuri mikrofone nitwa Mugisha ndetse ndabakunda cyane. Habaho impamvu zitandukanye rero zishobora gutuma umuntu ajya kuryama ahumeka, ariko igihe cyo kubyuka kikagera we yamaze gushiramo umwuka. Nibyo uko wiyumva ni ngombwa cyane, biteye ubwoba. Muri izo mpamvu rero harimo imwe yitwa sleep apnea. Sleep apnea ni igihe umuntu aba aryamye akajya hacamo umwanya atari guhumeka, nyuma akongera gutangira guhumeka, cyangwa se akongera agatangira guhumeka. Wigeze wumva abantu baryama ukumva bakora ibizwi nko kugona? Sleep apnea ishobora guturuka ku kugona, ndetse n'umuntu ukunda kugira ibibazo byo kubura ibitotsi mu ijoro ashobora kugirwaho n'uru rupfu. Urubuga rwitwa Verywell ni urubuga rukunda gutangaza inkuru z'ubuzima. Kuri uru rubuga bavuga ko mu busanzwe 1/3 cy'ubuzima bw'umuntu bwose akimara asinziriye. Ibi bivuze ko nibura uzabaho imyaka 70 ku isi ugasaza ukitaba Imana. Imyaka 23 nibura uzayimara utazi ibiri kubera hanze, uzayimara usinziriye. Niyo mpamvu bisa n'ibidatangaje kumva ko hari benshi bagwa mu buriri bisinziriye ubutazagaruka. Nta gitangaza kirimo, ariko ubwoba bwo ni bwose mu gihe twumvise iyi nkuru. Kugeza uyu munsi hagaragazwa ko umuntu ashobora gupfa nijoro akenyutse yari muzima adafite ubundi burwayi asanganwe. Bibaho cyane ko umuntu apfa ari uko yatakaje kwiyumva no gukora ku bwenge, bikunda kwibasira abageze mu zabukuru ugereranyije n'abakiri bato. N'indi mpamvu ishobora gutera uru rupfu: ubwonko burananirwa ubundi bugahagarara. Gusa nanone ibi byo bikunze kuba ku bageze mu zabukuru cyangwa se abisaziye. Nubwo hari uburyo uwapfuye ashobora gukorerwa ibizamini ngo hamenyekane icyamwishe cyangwa se icyo yazize, kuri uru rupfu ruzira umuntu usinziriye usanga ku mpapuro zigaragaza uko umuntu yapfuye handikwaho ko azize izabukuru, ibibazo by'umutima cyangwa se iby'ubuhumekero, cyangwa se ko yapfuye azize impamvu karemano. Iyo umuntu avuye mu bandi muri ubu buryo, akenshi basigara bibaza ibyamubayeho, bagasigara mu gihirahiro bibaza icyo yazize, bikabayobera cyangwa se bikabacanga.
Gusa nanone mu bindi bigaragazwa n'abahanga cyangwa se n'abaganga mu by'ubuvuzi n'ubuzima nk'ibyaba intandaro y'uru rupfu, ni ibishobora guturuka hanze ku rusobe rw'ibinyabuzima n'imibereho bigatera umuntu ihungabana. Uru rupfu kandi rushobora guhitana umuntu wabaswe n'ibisindisha n'ibiyobyabwenge. Uretse ko ibyo ngibyo bishobora guturuka hanze bigakururira umuntu gupfa asinziriye, hari n'ibituruka mu ngingo z'imbere mu muntu cyane cyane umutima n'ibihaha. Gupfa bifatwa nko guhagarara gukora kw'ingingo zigize umuntu, aho iyo bigeze ku gutangira kunanirwa guhumeka binaviramo nyirabyo kunanirwa gutera k'umutima hanyuma akitaba Imana. Indwara ya stroke nayo ikomeje kwambura benshi ubuzima, iri mu bishobora gutera umuntu kuba yapfa asinziriye biturutse ku guturika k'udutsi two mu bwonko, hanyuma kanseri y'ibihaha, umusonga n'ibindi nabyo bikaba byakwiyongeraho. Kurota ukabyuka ukagenda nabyo nijoro usinziriye nabyo byagutera gupfa muri ubu buryo. Nko kurota ukabyuka ukagenda ukaba wahanuka ahantu harehare, nabyo bishobora kwibasira umuntu akaba yapfa mu ijoro asinziriye. Byose biri mu bishobora kugutera kwisanga mu byago byo gupfa wasinziriye cyangwa se usinziriye. Namwe muzi abantu uyu munsi bamwe barota basinziriye bakaba bagenda inzu yose bakagera hanze yayo, byaba ari n'ibishoboka bakazenguruka umujyi basinziriye, bakagaruka bakaryama nanone neza neza nk'abari maso, mu gitondo bagakanguka. Ushaka ibindi birenze kuri iyi ngingo, manuka munsi y'iyi video urebe ahantu tukurana cyangwa subscribe hakande, tujye tubana muri gahunda zacu turi mu Biteye Rwanda ibagezaho. Nitwa Mugisha, musigarana amahoro y'Imana naho ubutaha.